Abantu bamwe iyi si yatubereye ishuri, aho dukubitwa cyangwa se tugahondagurwa kugira ngo tubashe kumenya. Imibereho ikadukubita, ubuzima bukadukubita, bamwe mu ndimi z'amahanga bavuga ngo ni seravi, abandi bakabyita gukubitwa nyine. Ushobora kwigishwa mu buryo bw'ibigeragezo cyangwa se ukigishwa mu bundi buryo, ariko byaratubabaje nyine tu. Buri wese rero iri shuri nyine aririmo tu, wabyanga wabyemera ugomba kuryiga. Wamenya ubwenge ni amahirwe, utabumenya ni ibyago. Iyi si rero tugomba kuyicamo gitore, kandi gutsinda inzira ni imwe yo gutsinda. Ariko kugira ngo tugere ku nzira, hano muri Bibiliya hari ijambo riri muri Yobu ibice 4, umurongo wa nyuma, havuga uburyo abantu dupfa tutaragira ubwenge, ndetse ngo turarimburwa umunsi ukira ntihagire umuntu ubyitaho, ndetse ngo dukandagirwa nk'ubakandagira ibinyenzi. Ni ukuvuga ngo rero nagize ubwoba nkimara kumva neza yuko abantu dupfa tutaragira ubwenge, ariko nza kwitekerezaho ndireba ndimenya, nsanga ngiye gupfa ntaramenya Kristo Yesu. Muri Yobu 28:28 avuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Noneho mu Bakolosayi ibice 3 umurongo waho wa 9 kugeza ku wa 10 aravuga ngo ntitukabeshyane, ubwo twiyambuye umubiri wa kera utagira ubwenge, tukaba twarambiye umubiri uhindirwa kuba mushya kugira ngo tugire ubwenge, ari umubiri wa Kristo. Rero Kristo, ufite Kristo aba yarangije kuba umunyabwenge. Uwakijijwe akakira umwami Yesu akamucungura, uwo ni we munyabwenge. Muhorane Imana, ibindi Imana ibamugisha.